nyine twarasomanye byo gukundana noneho bigezemo hagati nyine jewe ndavuga ni ibintu rero ndabona bibaye irindi ntera ndambwa rero tubireke ntago niteguye nyine ubwo nyine ntago nkiri muri modo tubyihorere abarafunze urumva aramfata nyine turagigira turarwana shanye ndamurumato ndamuruma rwose avurumye nanjye uko ushaka gufosinga ushaka kubikora ushobora no kunkomeretsa ugiye kuburira uraryana ukuyemo umupira ukuyemo iki n'iki byanga bikunda ubwenge bwa nje hari n'abantu batananze butuvugana kandi ngo yitwa ngo ni famiye twanahura n'ahantu bigasaba kumwibwira akavuga ye niwe wabaye igikumi nizere ko mumeze neza cyane mu dukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi twongera kubasuhuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV wakagera ko dukurikirana no kuba natwe umunsi ku munsi dore ko twinjira muri show yacu y'uyu munsi tuganira kuri stories zitandukanye z'umumenyere no ku Yawe TV wanzengurutse ko turi kumwe na Body Max Fitness bakubwira ko bakifuza kumera neza n'itereza rwanyura cyangwa kubyongera na Body Max Fitness tutegemuze cyane sana andi masare sini ku Rwanda bikundira ko bagiye muri Giporoso sana werekeza Kanombe winjiye mu shop kafe muso bwawe wageze kuri Body Max Fitness cyangwa se ukaduhamagara kuri 07 bayi kaze mu kiganiro cyacu turi kumwe na Christella umaze kumenyera hano kuri Yawe TV. Christella umeze neza? Meze neza cyane namahoro usa neza kabisa. Murakoze. Usa neza ariko akenshi iyo umukobwa asa neza hari igihe batabirebera mu bushobozi bwe biterwa n'iki kababa Christella ubwo ari kuri karagacongo karakano ganyuzemo ugasa neza koko ibyo byose n'umufungo w'umutipe basa abakobwa nta mafaranga bagira ibyo bintu kubera iki abantu ariko babitekereza nyine ni imyumvire y'iki gihe nyine ntago wayigira nyine ubwo nuko nyine nuko tugomba kubyakira kubisanga okay ukurikije uko usa we ni ibishoro byawe shani ibyanjye pe ariko hari n'abakobwa impamvu wenda babihuza nuko hari n'abakobwa basa neza nta ruhare babigizemo nyine bibaho nyine gute subwo bibaho nyine akaba yafite ahandi ari umuntu wayamuhaye akajya muri saro ariko agwa amafaranga nta kindi kintu mupanga bishobora kuba mugipanga cyangwa se mutanagipanga nabyo ntacyo birashoboka ushobora no kuyaka onkere wawe ushobora no kuyaka kuze wawe ushobora gusa neza nyine atari kuri wowe ufite aho yakuye wanayaka n'iwanyu ariko rekeza ko ari ibintu umuntu atakwa iwawe nk'ibiki ugiye undi ushaka telefone nziza wowe wari ufite aka Android mu rwego kugira ngo umugure iPhone 13 ariko hari abantu bafite amafamiye akize ku buryo kumugurira iyo telefone ari akantu koroheje ariko reka twibaze ngo iyo ugize ikibazo ubanza kukibwira wa mutipe cyangwa ubanza kukibwira mu rugo kugira ngo tubane twinjire kuri abantu bo kuvuga ngo hari igihe mu rugo bafite ubushobozi ku buryo bayikugurira biterwa n'uburyo urwanyemo n'uburyo warezwe naho na famiye warerewemo hari umuntu ushobora kuba ufite nk'umubyeyi muri inshuti cyane bikuroze kuruta n'abandi bo hanze ukaba wamubwira ikibazo ugize ariko nabwo ubwo biterwa n'uko yakureze ariko umubyeyi rero umwana akamufungukira akajya amubwira utuntu twose icyo gihe umwana we aragufungukira akakubwira utuntu mukaba inshuti akubwira twose okay first time yitwa Christella tugoye ikaze kuri Yawe TV murakoze meze neza yego okay none reka twibaze ngo bigenda bite ku buryo ugira ikibazo ukumva hari ibibazo utabwira iwanyu ariko ukumva ari umutipe wabibwira tuvugana nabuze ayo kwishyura inzu ndashaka umusatsi kuko utari buze kubanza kubibwira mu rugo biterwa n'iki nibyo byari nakubwiye ngo biterwa n'uko ubanye nabo ariko akenshi nk'umuntu wavuye iwabo wagiye muri ghetto wenda adafite akazi cyangwa se atari impamvu z'ishuri nyine biragoye ko wayaka nyine ubwo biragoye wayaka ababyeyi ariko uwari ufite nk'akazi bikaba ngombwa ko kasa n'agahagaze ushobora kuyaka bakayaguha wabivuga ariko warijyanye gutyo gusa bitari ko nyine bidafite gahunda ntabwo watinyuka gusa watinyuka ntabwo watinyuka noneho reka twirebere ngo byitwa kwigurisha ryari
kino kintu wenda abantu bajya bakitiranye tuvuge wenda Christella akundana n'umutipe runaka amwatsa amafaranga 15,000 cyangwa 20 bitewe n'ikibazo afite umutipe amubwira ati uze kuza mu rugo kuyafata numva we nawe mashaka kuyavunjamo ibindi bintu ahangaha uyu mukobwa yigurishije ntago ngere uko mbyumva icya mbere urumva umuntu ushobora kugira nk'ikibazo wenda uri kumwe ufite nk'inshuti yawe hamwe utendagize ikibazo wenda nkeneye 10,000 cyangwa se 20 cyangwa se nka 40 bitewe n'amafaranga ukeneye tubare senkani nishaka waye n'ijana bitewe n'ikibazo ufite ngewe impamvu ndi kuvuga yo bitewe n'ikibazo ufite bitewe n'ikibazo ariko urumva n'ikibazo cy'amafaranga menshi ubwo nanone kiba ntabwo apfa kubwira umuntu ikibazo cy'amafaranga menshi nyine byagorana nawe urabizi muri iyi si ibintu buri muntu afite diruzi noneho iyo ugize ako kabazo ukamubwira uti nkeneye amafaranga ya naya akakubwira ngo niyafate mu rugo ashobora kubikubwira nta mutima mubi urimo wenda atari kuri momo noneho wenda nta n'ikintu atekereza uko njye mbyumva ugeze mu rugo uje kumureba mu rugo akakubwira ati wenda urampa ibi njye nkeka ko ashobora kuba atakwatse ibyo kubera ko agiye kuguha amafaranga ashobora nyine kukubona akakwifuza akabikwaka aho navuga ko wenda yaba abikoreze kuko agiye kuguha amafaranga keretse ubyanze akisubira wenda akayasubirana ariko ntabwo yaba ari inshuti yawe pe wari uyakeneye cyane wari ufite ikibazo kandi ahantu hose byari byanze wari uyabonyeho bikarangira akubwira ko niba utamuha ngo niho bigeze atari buyaguhe wabikora ariko ukayabona sha sinzi byanga bikunda ntabwo buri muntu afite plan B byanga bikunda icyo kibazo ugize ushaka kuba wari ufite plan A na plan B arigeze bazanze zose nayisigaye shasi ubwo sinzi njye ntabwo birambaho simbizi tuvuge bimbayeho se kuvuga uti ngiye bitewe nuko narezwe cyese ari umuntu ugiye gupfa nibwo wabikora icyo gihe waba wicuruje ntabwo naba nicuruje ahubwo baba bamfatiranye ikibazo mfite waba umfatiranye mu kibazo mfite rero si ubwo baba bari bajya bicuruza ntibafatiranwa n'ibibazo bafite oya biriya ni ingeso aho kurifata ukajya ku muhanda wajya ku muhanda ugahagarara ngo utegereje umuntu utazi mutanaziranye utanazi ashobora no kuba ari n'igini ashobora no kuba ntabwo wamenya niba ari n'umuntu ujyanye nawe ibibazo ariko ku buryo wajya uhora ntabwo ibyo mbyemera iriya ni ingeso ntabwo ari ibibazo se gute ariko hari n'ababikora mu buryo buri VIP batajya ku mihanda nyine ni ingeso yo gushaka gufara udufaranga byihuse kandi atakoreye ni ingeso iyo yangeso ndi kukubwira nose ubwo hanini hari igihe usanga nk'abantu wenda bifuza kubaho mu buzima muri ubwo bworohe class ariko mu ruse nanjye kuvuga ngo nta kintu bakora kandi barakora ese twavuga ko badakora ese kara ni akazi ni iki yani ni ingeso nyine ingeso y'uburaya nyine ese tuvuze abashomeri twabazanamo nta bashomeri nyine nose ubwo kara ni akazi kandi bakorera amafaranga ahubwo ushobora gusanga hari benshi batayakorera eso simbizi ntabwo sindi kubyumva nyine ntabwo ngenda umva nta kazi karimo noneho tugaruke kuri wa mutipe wagiye gusura bikarangira kuko hari ibyo agusabye hari ibyo utabimwima ukabimwima bya bindi yari yakwemereye nawe akabireka uwo muntu aba ari mu ntoki shaba ari imbwa pe imbwa ahubwo y'umurizo kuko ntabwo umuntu ushobora kukubwira ikibazo ufite niba muri inshuti sibyo ngo umwemerere ikintu nurangiza wisubire ese ubundi ntushobora no gutambuka wanayamwimye kandi hari n'inshuti yawe ukanayata cyangwa se bakanayakwiba ubwo se ubwo urumva ubwo hari ubucuti buba burimo aho ngaho ubu ntabwo aba ari inshuti yawe rwose aba ari imbwa pe ushatse ntiwazongera no kumuhamagara njyewe nahita nk'uboroka wahita umuboroka ese wa mubano uba umeze gute wa muntu igihe umukobwa wenda umusabye akakwima umubano mwari mufitanye urangira gute umusabye akakwima mutandukanye umwe muri mwe arakaye niba n'itike yari yakwemerera birangira anayikase ubwo se wataha ukamuvugisha wazongera kumuvugisha
je ntabwo nakongera kuvugisha pe nakubeshya ye nahita ngusiba niyo twahura ntabwo wajya ntabwo nanagusuhuza pe ese ikiba bakoze ni iki ko ari wowe wizanye akuze umuntu wabwiye ikibazo cyawe sibyo ukeneye iki wabwiye ikibazo cyawe iyo umuntu akwemereye ikintu mu mutwe utumva ko wakibonye kandi ntacyo urabona abagukoshonye niko nabyita donc sinzi ko niko byumva ariko nyine baguhemukiye niwe ngo yo wishyize mu mutwe kuri wowe n'amafaranga runaka bikarangira utayabonye ubuhemukiwe nyine mu mutwe birakuvanga ubabaye nyine urababara niba yacyo kibazo wari ufite urumva ntabwo kiba gikemutse kandi aba yagutesheje umwanya wakwemereye ko ari bugikemure gusa urumva uwo muntu ari inshuti noneho ibyo bintu by'uko wenda wari wishyize mu mutwe ko uri buyabone bihuze na wa musore wari wishyize mu mutwe ko muri buryamane none se ngiye muhamagara nawe mfitanye gahunda nawe ko uryamana nawe akenshi cyangwa we yarazi ko ndi bumuhamagare ngo mubwire ikibazo mfite akenshi kuri ubu hari ibintu biri mu myumvire y'abantu kumva ko niba Christella cyangwa se umukobwa runaka aje gusura kanaka cyangwa bikora gahunda igomba kuba nita nabo kamuherekeza abantu mu nzira baraza kugenda bishyira mu mutwe yabavuga bati ko uzi ikintu ugiye ntemera ndebe ibintu byo kurebera ku bantu ni ibintu nsigaye numva ntagishaka no kumva ngo ninkora iki ngo barandeba gutya ngo baravuga gutya abo bakureba bakumariye iki abo bavuga icyo baricyo bakumariye hari ikintu bagufasha ntabwo ngiye ndebera muri barandeba nkora ikintu numva ngiye umutima wawe nta kintu nshinja ariko wenda babihuza no kuvuga ngo ubundi se waje gusura umusore ngo muganire iki birabareba se ntabwo bibareba abo nsura bose azi duhurira ku kisi ushobora kuba ari na musaza wanjye ntubizi ntibikureba ushobora kuba ari mubyara wawe ntubizi ntabwo bikureba ibintu by'abantu baragenda barebuzwa ibintu by'abandi rero nabyo ntabwo bari sawa pe ntabwo ari ibisirimu n'abantu babikora bazabigabanye rwose ntabwo bigezweho kuri viziyo buri muntu areba ibintu bye gahunda ze wenda nubwo nibyo ntabwo wareba no ku magambo y'abantu bamugaye ntacyo wazakora ariko se ubundi reka turebe ngo niba ugiye gusura umutipe wenda niba bapfa ngo ari byo mugiye kuganira cyangwa se no kubonana bisanzwe kuki mutahurira ahantu mugafata agafanta mubivugana akenshi kuki umuntu yibaza ngo umuntu yifasha iwabo aza kukurebamo ibiki rero umusaza wawe nta yindi sano mufitanye hari umuco mushaka guca kandi kubera imyumvire yanyu nyine njye mba mbona nazi no kuva na kera abantu barasuranaga kuki mushaka abantu bareka gusurana kandi abantu barasuranaga na kera kose ubu turi inshuti sibyo ninagusura nzamenya umunsi uzarwara nzagusura nte kandi ntazi wawe kandi turi inshuti ntabwo ugiye kumenya n'ahaba ugomba kumenya umuntu niba muri inshuti ukamenya ahaba rero n'ejo bundi yaguhamagara ati ngize ikibazo ushobora no kutavuga ariko kandi bakakubwira ko yarwaye uzabaza ndetse aho atuye kandi nyir'ubwite yarahatuye utararebye n'aho atuye hari ugomba kumusura ukareba aho atuye noneho uramusuye nibyo no kumenya aho atuye ni ikindi ni byiza ariko wenda benshi mu basore simenya ko nta ntebe nyinshi bagira muri salo numva ngo no guhitira mu buriri ngewe wasore ntabwo ndamenyana nawe ngewe wasore ntabwo ndamenyana nawe yaba badafite intebe ntabwo muramenyana nta musore ntabwo tuziranye ntabwo tuziranye wese ntawe uragusura ngewe ntabwo bajya bansura abasore agahitira mu buriri ntabwo birabaho nta musore wagusura ngo arare tuvuge wenda avuye mu ntara wapi uzi ahubwo nsuye nkabona ufite gahunda yo kurara njye nagusiga mu nzu nkajya gushaka umushuti wanjye nkararayo nkareka umushyitsi wanjye akarara neza atuje nta kibazo ubwo umuntu aragusuye umusize mu nzu ubwo yatekereza iki se none se ashaka kuryama umuntu yaje ananiwe ashaka kuruhuka uramureka akaryama akaruhuka nyine ubwo abaturanyi niba babonye umuntu umusize mu nzu batekereza iki batekereza ko ntimuhaye umwanya wo kuruhuka hari ikindi se sibyo ko n'ibyo abantu batekereza ntabwo babindeba wowe ubashye umushyitsi bumwubashye cyane ahubwo mu nzu se nose njye mpabaye namurinda iki kiruta cy'uko ahari aharyamye agasinzira n'icyana n'ubundi cyaba kiri umuhungabanye njye nta kintu nagikoraho ese ubwo tuvuge wenda kwigara ni ku nshuro ya kangahe ni ku nshuro ya kangahe ntiyakangaye ushobora kuvuga ngo wenda niba usuye umukobwa kugira ngo wenda mube mwaryamana bisaba etape zingana iki
kugira ngo wa muntu utaza kuri munyuzamo umusuye umukobwa ariko wenda icyo tutarakigeraho uravuze ngo nta muntu ujya gusura nta mutipe ujya gusura ujya udegera iwawe kandi bavuze ngo umuco wo gusurana abantu bashaka uwuca wowe urasura gusa nta gusurwa njyewe oya si iyo sanse ngewe mbi kubivugamo nuko nyine njyewe nta ntebe ngira niba mutajya wakira niyo mpamvu bashyitsi njyewe birangora kubakira mbese guhitira ku buriri bitwaye iki ntabwo ari byo umushyitsi yicara muri salo ukamwakira agataha mbese ngo abasore ibyo mu buriri biba byaje mu bundi buryo kandi basore batagira intebe mu nzu n'ubuhe butumwa ubagenera ntabwo ndahura nabo simbizi niba abana baba bahari simbizi wowe usura bose baba bafite intebe mu nzu njyewe abantuzi nanjye njya nsura mbona baba bazifite ese nta buriri bw'umusore urageramo buriri bw'umusore ibyo ni pirive zanjye nawe winyinjirira nyine tuba tuzakureba ngo nyine abasore badafite inzu mu nzu ntabwo badafite intebe mu nzu ntabwo muramenyana ntabwo turamenyana ukibaza ngo ntabwo ujya urenga muri salo ntabwo njya ndenga muri salo njyewe nsura umuntu nkicara muri salo nkataha umusore mugikubitana bwa mbere wenda wagiye kumusura mwaramenyanye ugiye kumusura kandi ugahita ubona ashatse gahunda umufata gute mpita mbona ko icyo cyamugenzaga ashobora kuyishaka nk'umuntu koko pe nyine nk'umuntu kuko aremye nk'umuntu nyine ushaka kubishaka urumva ariko ntambangamire ashaka gushaka akabimbwira nyine arabimbwira ndabyumva ko yabimbwira kambwira ati ndashaka gutya sibyo nanjye nkamubwira ati ntibishoboka niyo nkubwira ngo ntibishoboka ugashaka kumbangamira ngomba numva harimo akabazo mpita mbona ko aricyo cyakuzanye abikubwira bigeze kuri etape abikubwira gute se uravuze wenda niba umuntu abishatse ni sava akanabikubwiye ariko ntakomeze kukubangamira yabigeze ku ruhe rwego hari ukuntu umuntu ashaka atobora akabikubwira nyine ubwo aba yamaze gushaka nyine yamaze kwinjira mu gikorwa cyo kubishaka nyine ariko nawe aba agomba kujya mu mutwe hakontorora ntabwo icyo ubwonko bwawe bukubwiye gukora ntabwo bugutegeka ubu se ubwonko buzakubwira ngo genda uryame hariya hasi ugende uharyame kuko ubwonko bukubwiye ngo ushaka kuryama hasi nawe ugomba gucagura ukareba se n'inkuru iki biragenda gute n'inkuru iki biragenda gute wimbangamira niba ubishatse sava uri umuntu ndabyumva ariko ntabwo ugomba no kufosinga ariko uravuze ngo uhita ubona ngo ubwo nicyo cyamugenzaga uhita ubona ko aricyo cyamugenzaga akenshi iyo mubikoze se nyine bihita birangira agiye ku buryo uvuga uti nicyo njyewe nawe ntabwo turabikora n'umuntu nk'uwo ariko njyewe bariho njya mbyumva nyine ariko ukaryama nawe ukamwereka icyo gihe bagahita ngo banagenda simbizi ngo bagahita banagenda ariko bigaragaza ko aricyo cyamuzanye ariko kugira ngo bigire hari ukuntu n'abakobwa wenda ushobora gutuma ari mwebwe mushobora gutuma umuntu abishaka kujya wenda umukobwa uje gusura umutipe urumva akwakiriye ugeze kuri etape yo kuganira mutangiye wenda n'urugero gusomana uramushyira muri iyo mudu gute kandi uzi ko nta gahunda yo kubikora ufite wamuretse ukabwita igireyo iyo gahunda nayo ariko mushyize muri mudu uranyura umwita nyine ubwo iyo umushyizemo ufite gahunda ubwo ntabwo wabyemeye ariko hari n'igihe umuntu ashobora gutekereza ko wenda atari byo ariko buriya iyo ari umuntu mukundana ku bintu by'urukundo ni amayobera sibyo ushobora nawe gushiduka muri gusomana sibyo kubera ko mwakundanye nyine murakundana mugasomana ariko ushobora kwirota uruva wabona ari ibintu mugiye gukora kandi wumva udashaka ukamubwira tubireke si ibintu byumvikana se ko nawe wamusomye ari amarangamutima yawe yarakurimo nawe wabikoze wumva ari ibintu bigutunguye niba rero atari ibintu bikurimo kubikora umuhakana ubwuti tubireke ko wikontoreye kuri etape yo kubikora wanakikontoreye kuyo gusomana sibonekereza ko byamuvamo vuba ibintu byo gukundana rero ni ibintu bya danje njye ntabwo nkundana ariko ibintu byo gukundana ni ibintu bya danje buriya biba amayobera menshi kuki udakundana aha ni danje kuki udakundana danje warababaje nubwo usigura n'umuntu we ngo narababajwe ngo narahemukiriwe niyo mbona nagikunda
ibyo bintu buriya ntabwo biraza nyine ubwo ntabwo biraza hari igihe bizaza bikaba okay Christella se ushobora gusoma umuntu ukamwima cyane rwose kandi gusoma nawe ubwo rero kanatubwiye ko aricyo kintu wubaha none se kankubwire wamusoma ariko ukanamwima ese ubu bikoreye icyo ushaka gushiduka ushaka kubikora nyine bigutunguye ukumva warangiza nyine umutima nama wawe ukakubwira uti ibi bintu ugiye gukora sibyo ugahita ubireka ari akantu ko gushiduka sinjya nkemera ngo nashidutse natwaye inda ngo nashidutse twaryamanye nashidutse twasoma bibaho umuntu ashiduka byagenze nka gute urumva buri muntu agira imitima ibiri agira imitima sinenda bivuga gutera agira imitima ibiri hari ukubwira yego hari n'undi ukubwira hoya wa undi wa yego rero ushaka kukubwira ati yego ukaganza wahoya wa yego ukemera urumva noneho wa undi wa hoya ukayoka gukomanga ukavuga ati bite byawe ibyo urimo n'ibiki wahoya nyine ubwo wasomanye wumva utangiye kujya muri mood wahoya nawe ukaza ati ibintu urimo ubwo tukwereka n'ingaruka zabyo direct nukora ibi uragenda gutya nukora ibi biragenda gutya nukora ibi biragenda gutya igahita ikwereka ibintu byose bishobora gutuma harimo ikibazo ugahita uvuga uti hoya kambireke kabivamo none reka twigire ku cyo buriya n'umuntu ujya kwiba nk'urugero nyine buriya nk'umuntu ugiye kwiba agenda umutima umubwira uti niba gufata barakwica urumva ubundi ukabubwira uti urayakeneye genda uyibe byanga bikunda agenda ari kugenda imitima aba ari ibiri ubizi neza ko ushobora gufatwa bakakwica cyangwa ukayatwara ariko uri umuntu uganza cyane ewana aba ari uwohe buriya ikintu uzajya gukora ukumva umutima urimo kugucira urubanza cyangwa harimo ibintu ntuza bibiri oya ujye hafi aho ngaho ukireke uhita uhakana noneho reka tujye kuri etape kuvuga ngo umuntu yabyaye ushaka unsobanukira umuntu ashiduka yabyaye bigenda nka gute ashiduka yabyaye cyetse ari umwana cyetse ari umwana umuntu imyaka makumyabiri umuntu ashidutse nabyaye cyetse ari umwana we byagenze bite se umwana hari igihe batanazi n'igihe agira mu mihango agasambana akaza gushiduka nyine byahuye ntanamenye n'igihe byabereye ntanibuke n'igihe byabereye ntanabare n'igihe agomba kugira mu mihango agashiduka yageze nko muri cyangwa murana atabizi uwo nguwo aho aba yashidutse yashiduka nyine byarangiye atabimenye ariko umuntu mukuru aba abizi yashidutse kugira kuba atibutse kwikingira aba yashidutse ndumva nyine navuze ko aba ari umwana uretse umwana agira ngo ni umuntu mukuru umwana ntamenya ko ntatekereza ati ninkora ibi bizagenda gutya ahubwo ingaruka zibona nyuma akavuga atangira kuvuga iti iyo mbimenye kubera ko yamaze kubona ingaruka ariko umuntu mukuru ntagashiduka umuntu mukuru aba abizi byanga bikunda mu mutwe wawe ubizi ko nukora icyo uri bukuremo ingaruka rero nta muntu mukuru wo kuvuga ijambo nashidutse mbona nashidutse natwaye byanga bikunda umutima wawe bimubwiye aba yabyumvishemo buriya nanjye ikintu ngiye gukora nkumva umutima wanjye kumbwira ati kireke ese wakiretse shasi nshobora gufosinga mpita nkireka ugiye nko gusura nk'umutipe mu mutima ubwo mpita mbireka uko ntekereza swati nshobora kurira moto nkagenda nkakora agisida swati nshobora kugenda wakanya ibiki swati nshobora kujya gute mpita mvuga byanga bikunda impamvu umutima wanjye uri kumbwira kanshyiremo akabazo ubwo nyine harimo akabazo ugahita ubireka kugira ngo umuntu abe atazicuza no kujya akora ikintu utazicuza uwo mutimanama rero uko uza ukubwira ibintu ikintu nugikora buragenda gutya uwo rero uriya rero kuwumvira biruta byose nshatse wajya uwumvira kuri ubu ngubu ukora icyo usanga bigoye ko umukobwa wenda tuvuge w'imyaka nawe nka 21 cyangwa 2 bigoye ko akundana n'umutipe w'iyo myaka biterwa n'icyo mungana ntabwo akundana n'umuntu mungana se ntabwo twakuse ubwo twadukundana ngo unyungure iki rega buri umuntu agira inshuti rumva kugira ngo nimvuga ngo ngiye gukora iki imbwite nukora iki biragenda gutya nukora ikintu biragenda gutya donc ubushuti nicyo bivuze biba bisaba gucarenjinga umuntu ukaba ubona agiye mu bintu bibi ukamugarura gutya ko si umuntu mungana mu myaka n'ubundi muranganya n'ubwenge ndi kumva ariko njye mbyumva wowe ntabwo washaka n'umuntu mungana wapi pe uretse reka twibaze ngo ubu ngubu tuvugana nta muntu wakugira inama wowe muruta
birashoboka ariko noneho wowe wavuze gushaka ibitekerezo n'imyaka ubihuza wavuze gushaka rero gushaka harimo akabazo gushaka iyo umuntu mungana n'amarera baramye mushobora gupfa nk'akantu urukumva nyine kubera ko mungana muri ya myaka akazamura umunwa nawe ukazamura umunwa hakabura gica ariko iyo umwe ari mukuru arataka kuvuga ati ubundi n'uyu ngundi ndamuruta reka mwihorere kandi abantu babana ntabwo babura ibintu bapfa byanga bikunda mupfa ibintu kandi by'amafuti bana abantu barwana buriya baba barwanye mu rugo n'ugiye baba barwanye bapfuye n'ibintu bikomeye baba bapfuye utuntu tw'amafuti bakundanye igihe wa mugani batandukana ku tuntu tw'amafuti nyine urumva ya myaka ndi kukubwira adashoboye kwiha nyine wumva ashaka kukubwira ati wenda ntuzongere wenda kwambara kiriya urukumva era ngenda umugabo ndakubwira ati ntuzongere kwambara kiriya wenda kirambangamiye mbikubwiye turangana shaka guhita n'imyoza ntise kubera iki iyo mwi rero kubera ko tungana ubwenge ufite muhita muyipfa ariko ari umuntu mukuru kuruta arakubwira ati se wenda ko nge mbona wimyoreje iki nge ndabona yenda gutya na gutya na gutya ashobora kukwihorera umwimyoje wowe ubwawe umutima wa nama ugasuka kubwira ati nyamara urimyoje kandi si byari byo kwa kukwihorera kwe ntarwane umutima nama wawe wita ukwereka ikosa ukoze ugasubira inyuma ukajya no kumusaba imbabazi mukaba murubatse nyine bikarangira niba ari na za nama yaguhaga ugahita unazumva ariko iyo mungana uvuga uzari abana bakurikirana iyo mukurikirana murarwana ariko se reka turebe ngo nta muntu urutanagwe nta bitekerezo afite ibitekerezo n'imyaka bihuzwa bite oya wenda ashaka kugira inama niba umuntu ashaka kugira inama ariko sitiri n'ubundi abakiri umwana abakiri muto urukundo se ni iki urukundo ntarusobanura gute se urukundo nyine ubu ntabyo ntabishobora babisobanura mu magambo menshi bitewe n'umuntu wanga urukundo rwihanganira byose urukundo iyo uvuze ngo rwihanganira byose ubwo imyaka ntabwo ibirimo oya ni ibintu ntabwo ari imyaka wenda aho ngaho turi ku ngingo yo kuvuga ngo niba umuntu umungana nta bitekerezo yagura reka twigire ku cy'amafaranga hagati y'umusore w'imyaka 22 byagorana ko yaba afite inzu byagorana ko yaba afite iyo modoka byagorana ko yaba afite ubushobozi ashobora no kuba bufite ntawamenya ariko ni bake baba bufite bakeya ubundi za 43 na ubu waramaze gukora ubu uyafite nyine byanga ubwo iyo aho ngaho rero hazamo ingingo y'ifaranga kuvuga ngo umuntu tungana uba afite ubushobozi bwa zanunga njyewe ntabwo ngendera ku bushobozi iyo mvuze uko nyine ni ku giti cyanjye he n'abandi bakunda abantu bato ku giti cyanjye ntabwo ngendera ngo uko tungana ngo bivuze ko nyine adafite ubushobozi njye ntabwo aricyo ngenderaho ntabwo ngendera iby'ako kanya hano ndeba ibizaza tuzarwana tuzapfa ubusa tuzatongana tuzabyara umwana nawe ajya arira nawe mbese bibi bibazo mere nkanjye nicyo ngenderaho njye ntabwo ngendera ku ubushobozi se amafaranga regare buriya ni nk'umushyitsi araza akagenda Christella uramutse umenyanye wenda n'umugabo wubatse bakaba bafite urugo urumva bikarangira wenda muhuriye ahantu ni mu kirori runaka wenda wasohotse ariko mugihura ntabwo wari uzi ko yashatse ugatangira wenda kujya mu rukundo kaza kurangira mwageze mu rukundo ariko nyuma babwiye ati ariko mfite n'umugore ariko waba inshuti bisanzwe tukaduciringa biraho wakomezanya nawe cyangwa wamureka muti sinshaka gusenya urugo rw'abandi duciringa mu ruhe rwego se ushaka kubikubwira ukamubwira noneho niba ufite umugore tuzaba inshuti bisanzwe jya ungira inama nawe nugira akabazo nkubwire ngo bimeze gutya sibyo ariko ibyo bindi byo ku ruhande bijye ku ruhande afite urugo rwe nyine bimusenyera ariko hari akenshi ubu ngubu kumenya n'umukobwa we ati ngewe urumva ndi umupapa ndubatse mfite urugo izo ni ingero zibaho urumva nakubonye ndagukunda urumva wajya unshimisha nawe wagira akabazo nkagakemura si ibintu byo hose bigenze gutyo ubwo ni uburara nyine ubwo ni sisiteme y'uburara ntabwo wayikoreye kandi ntabwo ngewe buri muntu yamenya uko atekereza ibye buri muntu amenya ibye wowe ku giti cyawe ntabwo ibyo bintu wabikora sitake
bigira izihe ngaruka kuri wa muryango? Kuri wa muryango urumva niba byanga bikunda ntiyaza urumva gushimisha aba ahita afata n'inshingano, ntiyaza gusambana nawe ahita atangira gufata inshingano. Ya mafaranga rero yazanshingano yafashe, yakabaye by'ubuza yishyurira umwana mu ishuri, yakabaye agura ahantu pariseri, yakabaye nyine wumva uyaciyemo kabiri, wumva urimo urusenya nyine ubwenge kabisa. Mbese ubu ukurikije wenda uko ubona generasiyo cyangwa se na sosiyete turimo uyu munsi wa none, ibyo bintu ni bande babitekereza? Ni bangahe bagirire muwe kuri iki gihe? Nyine buri muntu asigaye amenya ibye. Kuri ubu ngubu nta muntu avuga ngo ndagiriye muwe ngo abana nabyaye ahubwo abawe bakwiga buriya ntibige. Kuri iki gihe nta mpuhwe, buri muntu amenya ibyo. Naje gusanga buri muntu amenya ibyo. Niyo mwaba muvukana ushaka kuba afite amafaranga wowe waba uraye, ni ukuri kw'Imana ukakomeza ukaburara pe kandi muvukana. Ushobora kugira ikibazo cy'ibihumbi 10 uvukana n'umuntu ya kanga pe, kandi ukabona wenda yagiye mu isi ya wenyine ari no kuyaryohamo. Cyakabonera no kuruhande n'umukobwa yahawe ari kuyaryohamo, wasanga ari no kuya n'umubebi nyine aho hirya. Bwa ngo bishobora kubaho ko washobora kuvukana n'umuntu akakwima amafaranga ariko akayaha undi mukobwa bakunda cyane rwose. Ibyo ni ibintu bisanzwe byarakiriwe rwose. Byarakomeye ni isi nyine. Muri iyi minsi buri muntu arireba, nta n'umuntu ubundi se guhana umuntu ukivuga ngo uriya ngo ni famiye yanjye, ngo ntabwo bikibaho pe. Uzwi inshuti yo hanze ishobora kuhutira umuntu umuvandimwe mubana mwavukanye mwose rimwe, ikajya ni ukuri njyewe nabitangamo n'ubuhamya. Ushobora kuba uri inshuti n'umuntu nko kuvuga kuri sede yanjye ngo umufamiye ngo iki, mwabwira mwagize ikibazo ngo iki n'iki ngo mumfashe ngo iki, njyewe ahubwo mbibwira inshuti zanjye se ukabona naba ntanarwaye nkayibwira ni ntarwaye, hakaza ati caha tujya kwa muganga, akaba ari unjyana. Nkaba nabibwira umuntu wo muri family ngo mvuge ngo rero ngo narwaye, ushobora no kwimubwira akakumvira ubusarega. Abantu babahe danje akakubwira ngo ihangane Imana iragukiza, Imana iragukiza, turagusengera. Ese ibyo bintu ni ubumuntu buke, ni isi yanduye. Kuba Patrick nkundana n'umukobwa ariko akaba yanyaka 20 nkahita mbimuha byoroshye nkarenzaho nawe gukata, ariko wenda undi muvandimwe akambwira ikibazo nkagikweba. Ni ubumuntu buke, ni isi yanduye. Urukundo rwabaye rukoreke gute? Nuko byari ko biba, nuko byakira. Ubwo si ho handi birangira wa muntu wo muri famille ahubwo nta n'ikintu mukivugana musa n'aba ukajya ubona mukayamuhura mugiye gushyingura bisanzwe mugasuhuzanya. Ubuzima busanzwe utakimubara nk'umuntu. Nje hari n'abantu batanazi butuvugana kandi ngo yitwa ngo ni famille, twanahura n'ahantu bigasaba kumwibwira akavuga niwe wabaye igikumi. Abo se ubwo wari famille yawe yo shangwe rukuru akana urumva. Ntabwo ibintu biba byoroshye kabisa. Nasubwo nk'ubwo iyo miryango y'uyu munsi wa none usigaye usanga wa mugani no kuri za Noheli, ubundi na kuri Noheli cyangwa kubonana abantu bajyaga bajya no gusurana, none ubwo nta n'ibikibaho. Ntabwo bikibaho, ahubwo Noheli isigaye iba buri muntu ari muze n'undi ari muze. Kuryo unango ntabwo ngo famille ikiri imbere cyane. Reka mbese ubumva nta kintu bitwaye. Yagitwaye cyane ahubwo niyo mpamvu nta rukundo rukihari nyine. Urukundo rw'abantu ntabwo rwarakonje. Sinzi ko ngiye nakwemeza ko nta rukundo rugihari kandi ukunda umuntu wo hanze ya famille. Impamvu ngo n'uwo hanze ni ukubona ko akwitaye, no se utakwitaye wamukunda. Rero ngo nuko ari ubufasha buri muntu nyine asiga nuko uvuga ngo n'ubufasha. Urumva niba umuntu ushobora kumubwira ndarwaye akakujyana kwa muganga, ukaba wabibwira umwene wanyu akakubwira ngo Imana izagukiza. Abantu babiri urubyanga bikunda, uhita uvuga uti byanga bikunda inshuti yanjye umuntu nyitayeho n'uyu nabwiye akanyana kwa muganga. Surambwira ngo tujye kugusengera ngo Imana iragukiza. Imana iragukiza kwa muganga haje kugira ngo abantu bivuze bakire. N'Imana ya nikora kwa muganga nyine. Niyo mpamvu baba haje ahubwo buhanga bwo kwiga bakamenya kuvura. Kumva ntabwo rero wajya kumwanga Imana iragukiza
fasting ngomba kujya kwa muganga nayo ya miti bampaye igashyiramo ingufu zo kugira ngo nkire. ariko wenda aho ngaho ntabwo nakemeza ko urukundo ahubwo urukundo wenda ubwo rwabaye serivisi uko impamvu famille mutakivugana no kushaka kuyibwira ikibazo ntigufasha no kushaka kurwara nibikora nigusura wa muntu hanze impamvu muri inshuti no uko ikibazo mubwiye gikemura bivuze rero ni serivisi ariko by'ibintu byose ni serivisi ibintu byose byabaye serivisi. urugero rundi rw'ibintu byabaye serivisi nk'akazi umuntu uzi ko ushobora no kuba umufamiliye wawe tuvuge ndafite kampani runaka akajya yangaje abandi kandi wowe uhari nta kazi ufite arabizi ntabe yanaguhamagara akakubwira ati hano hari akazi ngwino ukore. Okay, baba noneho hajemo serivisi baba impamvu hajemo serivisi rero babandi harimo abari bumuheruswa uvuga ngo kandi we niyayikwaka avuga ati kirambona cyandeba muri ntabwo we yayikwaka ariko abandi bashaka kuzashaka gusaba akazi katamubwira ati ubwo rero uramo senkani esubwo ruswa yiganze bari yihe y'amafaranga cyane y'umubiri tuvuge ku mukobwa tujye ku bakobwa bashaka ko ari y'umubiri cyane kurusha amafaranga ariko ku bagabo ni cash. ubwo ku mugabo ari umugore ugatanga aho byaba ari cash naho we cyane umugore n'abagore nabo banze ariko ntago biba cyane ku bagore ntago ari cyane biba cyane ku bakobwa. Okay, first time ko Christelle turimo turagana ku musozo kugira tugushimire ko uba watuganirije no utazagarukira hano amaze kuba mu rugo tugana ku musozo tugira ngo byane byose twagiye tuvugaho tugende dutanga inama ubwo yaba kuri cyo cya famille abantu baze kubana gute kugira ngo twongere tubone wa mubano wakira w'umuryango umuntu wumva niba umuntu ahura n'umuntu akavuga ngo ntago ngo disi yarakuze nuko yagwerukaga kera urumva hanyuma turebe umwanzuro tujye tutange inama ku bintu twagiye tuganira bitandukanye tuvuge ngo wa musore umukobwa wumva ko amusuye wikumva ko umukobwa niba gusuye ubwo harimo na mpuzabitsina ugiye kugigira ibintu byose bitangaho umwanzuro hanyuma dusoza. Yewe rero ko mbyumva duhere ku cyo kuvuga ngo umuntu ngo aragusuye ngo ushatse ngo kumurya ituro numva ase ubundi wakitonze nk'ubu nkanjye bibaho rega bibaho nkanjye hari nk'umutipe wigize kubinkora urumva nyine arambwira ngo tubikore ngiki hari ukuntu nyine ushobora gusana n'umuntu ku by'urukundo ariko utiteguye ko mugomba kuryamana ukabona nyine aragigiye wamuhakanira ukabona ashatse gukinga n'ingufu agashyiramo n'urufunguzo rega nta sana afite agakinga imfunguzo akazishyira umufuka ati nka kurya tu noneho nanjye iyo bizanye gutyo ukanyereka ko ari ku ngufu nanjye mpita hazamo nyine ni ubugome ku bundi mpita hazamo ubugome tu nanjye ntabwo nawe ikintu ngusegeje waravuze ngo nanjye ngira ngo ni ibintu byakubayeho byabayeho nyine byagenze gute nyine ubwo yarambwiye nyine twarasomanye byo gukundana noneho bigezemo hagati nyine njyewe ndavuga ni ibintu rero ndabona bibaye irindi ntera ndambwira rero tubireke ntabwo niteguye nyine ubwo nyine ntabwo nkiri muri modo tubyihorere ewana tipe niyumva ahayanga kumva nyine mbona afunganye umutwe aba arafunze urumva aramfata nyine turagigira turarwana shanye ndamuruma rwose namurumye amatwi ugutwi ndakurya none se twe turwanisha amenyo n'inzara umugore atakurumye nagushune icyo kintu nacyo turashaka ko gikemuka wishyuye umuntu muri mudu utari mu mushyi wowe usomye umuntu umushyize muri mudu bibaho ariko nyine bibaho ushobora kwira turuva byabaye uzarebe na agisida ushaka kujya kwira turuva ugonze umuntu kandi utari witeguye nawe rero niko bigenda ushaka kwira turuva muri gusomana sumva wabwenge iyo bugarutse rero uravuga uti ibintu uri gukora ntabwo ari byo reka mbireke kubireka rero ntabwo bivuze ngo nawe ushaka kugigira niba nkubwiye ngo ubireke nyumva niba nkunda koko unyumve wumve impamvu ushaka no kumenya impamvu ngiye nkubwiye ko ntabishaka ariko ushaka kuzana ibintu by'ingufu
ukwiyuzanye ibintu by'ingufu nta rukundo rwaba rugihari ushaka kugira ngo nanjye uko ushaka gufosinga ushaka kubikora ushobora no kunkomeretsa ushaka kunkoraho nkaha ukanturitsa umubiri nkakomereka wakora aha nkakomereka ukashuna cyangwa se nyine ukantera ibikomere icyo gihe nyine haba havujemo intambara twese tuba tugomba kujya kwitabara aho ngaho numvaga wenda umuntu yabwira umukobwa niba wumva utari muri mode wishyira umuntu muri mode byo urumva ko ataba ari sawa numva nta gahunda yo gukora ibyo bintu uzi impamvu ako kantu usa ntari kukwemera birashoboka ko ushaka gusiduka byabaye nyine muri mode ariko mu kujya kubikora byo ntushiduke mu kujya kubikora umutima ugahita ukubwira ati kuko ntabwo uba wambaye ubusa ntubura n'umuntu wambaye ubusa byanga bikunda ujya gukuramo ikanzu cyangwa se umupira ubwenge buba bwagarutse gusomana umuhungu ashaka kwegera ukumva yagusomye sibyo nyine ugashuka nawe wamusomye noneho iyo hajemo kuryama ugiye ku buriri uraryama ukuyemo umupira ukuyemo iki n'iki byanga bikunda ubwenge buba bwamasohora indi kugaruka kandi ibyo bintu umuntu ashobora kubikora nabwo akakwima cyangwa nabwo akakwima ibyo bikuyemo byose ugatumva umutima uragarutse ukavuga uti aka kantu rero akantu ngiye gukora ntabwo ari sawa kandi nanjye niba nkubwiye ngo simbishaka nyumva nyine hari impamvu ese ubundi nshobora no kugusoma ndi no mu mihango bibaho nabyo nshobora no kugusoma ndi mu mihango ese wabikora ndi mu mihango nkubwiye dore ndi mu mihango wabikora bifate nk'ibyo byose rero ibyo bintu iyo n'indi ngingo wenda tuzaganiraho ubutaha hari n'ukuntu n'abakobwa ngo babeshye akaza yambitse nka biriya bintu kandi ibyo bintu rwose ndabizi turakora kumva igishashi ubundi hari ukuntu umuntu uba umuzi urumva kavuga uriya ewa ndabizi yuko agigira nyine wenda nk'ubushize warabikoze ukabona ashatse kurwana wenda umutima unamukagaruka akakurega urumva ushobora kuvuga ati aha nisubirayo ewa arongera agigira wenda ashobora no kutagira n'ingufu za ngufu nakoresheje ubushize ushobora kutazongera kuzigira ugatashyiramo igishashi yakora ati yawe mu mutwe bihita bivamo uko mu mutwe rero bikuvuyemo kubera ko ubonye padi bikuvemo nk'uko nshobora kukubwira ati simbishaka bihita bikuvamo kubera icyo ugigira ariko hari n'abatipe ngo gatureka ariko uranyereka kari katamukoresha ajya abantu babimenya bati aho nta cyizere ubwo se njyewe wambwira ngo ntari bito turiyeranje yego turiyanda gute njye mba ndwaye gute se umbwira ngo turiyeranje kandi ndwaye ariko iyo kata nayo ngo igikora kabisa sha irakora cyane ahubwo wari uyize nawe iyo kata hari umunsi ubwo utayize ni originali ko wamugana birangira wumva nyine utuje tu uvuga uti hano nta kindi nakora uko rero ubyakiriye ugomba no kubyakira nk'ubwiye ntisi bikunze nabwo byakira kandi wamugana umuntu ubwiye uti ndende muri periyode ahita bihita bimushiramo ako kandi ntiyongera kugukoraho atagera akarya nk'araye akitekereza none si uburwaye nyine umurwayi kandi baramurwaza ntabwo bamuhubura okay fresh sana twa Christelle wakoze cyane kutuganiriza kabisa ubutaha uzagaruke sinzi nta kintu kiri ku mutima wabwira abantu tugasoza ikindi nabwira abantu hari nk'akantu twavuga ko abantu k'imiryango y'iki gihe sha rwose bagerageze pe hako rero uko iminsi igenda yicuma ibintu byarakaze iminsi igenda irushaho kutwereka ko umuntu agomba kwihugiraho gusa nyine bagerageza byibura na famiye uyiteho kuko burya umuntu mwabanye mwose rimwe mwasangiye akabisi n'agahiye genda ndakeka bagomba kuza mbere kuruta abo muhuriye aho ngaho kuko uwo nguwo niwe mwaba bamenye ibintu niwe ubuzi byose kuri wowe niyo nama nyine bajya bita ku bantu bazi cyane kurusha aho bazahura nabo okay fresh sana mwakoze cyane gukurikirana yawe TV no kuba natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi amahoro y'Imana bane namwe